Imana ishimwe cyane. None ni umunsi wa 66 w'umwaka w'imbabazi z'Imana, ariko ndavuga ku rurabo rwiza rwo mu butayu. None kandi ni umunsi ubanziriza uwa nyuma, kugira ngo dusoze ingando zo muri ubu butayu. Imana idufashe cyane. Mesaje y'uyu munsi ni ukukwibutsa ko wiyandikishije mu isiganwa ry'ubuzima. Wiyandikishije ku isiganwa ry'ubuzima. Imana igufashe urushanwe neza. Imana igufashe usiganwe neza. Kuvuka kwa buri wese ni umunsi wo kwiyandikisha. Hanyuma ubuzima ubamo bwose uriho urasiganwa. Hanyuma umunsi wo gupfa ni umunsi wo gusoza isiganwa. Twese ntituzasoreza umunsi umwe, kuko ntitwanatangiriye umunsi umwe, ariko umenye ko turimo gusiganwa. Ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, ibice 9 n'umurongo wa 25, haravuga ngo umuntu wese yirinde muri iryo siganwa, ngo kuko usiganwa ngo akirinda ngahabwa ingororano ngo zikwiriye abarushanijwe neza. Nkwifurije kurushanwa neza, nkwifurije gutsinda. Turi mu isiganwa ritatangiriye umunsi umwe kandi ritazasoreza umunsi umwe. Turanyura ku misozi, imisozi itandukanye, ariko turiho turasiganwa. Abanyura ku misozi igoye, abanyura ku misozi myiza, abanyura ku misozi iriho inzara, abanyura ku misozi iriho ibiryo, abanyura ku misozi iriho imbuto, abanyura ku misozi iriho impano, ariko twese turimo turasiganwa. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Urugero Rwiza TV ikorera kuri YouTube, turabakunda, mbifurije kurangiza isiganwa neza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.